nitwa Hakuzimana RACHID ndi hano muri gereza ya Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali nkaba mfunzwe ndi umunyepolitike. Ibyo ukora bifasha imitima yacu komeza utuvuganire like the stars in this world, the moon is shining in your heart, the $1,000,000,000 of this years is for you. Twongeye kuba ikaze mwese bakurikiye PAX TV abari mu Rwanda ndetse no mahanga hirya no hino aho muri hose ku isi. Muri aka kanya turagaruka ku munyapolitiki Hakuzimana RACHID ufungiwe imageragere muri gereza ya Nyarugenge i Kigali. Mu kumugarukaho siwe bwite turi buganire ahubwo turi kumwe n'abana be bamuhimbiye indirimbo yo kumushima no kumukomeza. Abana be turi kumwe ni babiri bakaba baharanira kugira ikirenge mu cyase mu bijyanye n'impano y'ubuhanzi no gucuranga, ariko akaba atarabikoze cyane kuko igihe kinini cy'ubuzima bwe yari yaragihariye urugamba rwa politiki n'imishinga yo kuzamura rubanda rukennye yifashishije imyuga inyuranye, nubwo byinshi byakumwe mu nkokora nk'uko yagiye abyitangariza mu bihe binyuranye. Iyi ni PAX TV IREME News, ijwi ry'abativugira. Ese kugira ngo abana ba Hakuzimana RACHID bakorere umubyeyi wabo ufunzwe indirimbo byaje bite? Igitekerezo cyaturutse he? Iyo ndirimbo ifite ubutumwa ki? Ese ubundi byo kuririmba byo barabishoboye cyangwa no gushakisha? Twabasuye batuvira umuzi uko igitekerezo cyaje. Abakurikiye PAX TV IREME News, nk'uko mubibona uyu munsi twasuye ababyiruka n'urubyiruko, bombi ni abana ba RACHID Hakuzimana. Uyu uri ibumoso ni umuhungu we akaba yitwa Hakuzimana Mahadi, hakaba n'umukobwa we si n'ubwa mbere agaragaye aganira ariko akabibutsa izina Ni Hakuzimana Asiya, Hakuzimana Mahadi, hakaba wa undi mutoni Abdul Usengimana RACHID. Usengimana RACHID. Ubu rero nkaba mbasuye ikiganiro tugiye kujya nabo ni ikiganiro kigufi ariko cyihariye. Bivuze iki? Bivuze ko gitandukanye n'ibyo nari nsanzwe girana n'umubyeyi we, yaba papa wabo cyangwa se mama wabo. Ni abana bato, si abanyapolitiki, ntabwo tuganira nabo ari politiki. Ikindi kubagenda rero, Mahadi warampamagaye umbwira ko ngo buryo uri n'umuhanzi. Nibuka ko umubyeyi wawe, papa wawe RACHID Hakuzimana yari umuhanzi, akacuranga, afite na gitari, nubwo indirimbo ze mu kiganiro kimwe yigeze kuvuga ko atagize amahirwe kuzishyira ahabona, nubwo yabiteganyaga ariko akaba atari cyo kintu yari yashyize imbere. None Mahadi, amakuru muri rusange? Amakuru ni meza.
ngo nawe uri umuhanzi nanjye ndi umuhanzi cyangwa uri mu nzira zo guhinduka umuhanzi ndi mu nzira kuko nta bihangano mfite biri hanze ariko mbonye wenda ubufasha cyangwa nkabona inkunga nanjye nabishyira hanze nk'abandi. Kugeza ubu icyakweretse ko ufite impano y'ubuhanzi ni ikihe? Nzi gukina komedi. Komedi nabwo ni ubuhanzi, nzi gukina komedi. Hari n'iziri hanze mfite channel yitwa Kuvugana Mahadi TV. Komedi zitwa Mahadi Komedi. Wenda abazishaka bagende bazirebe kuri Kuvugana Mahadi TV. Nzi no kuririmba, ariko indirimbo zo komedi nizo ziri hanze, ariko indirimbo nta nimwe iri hanze. Komedi aho ntibashyizeho kamwe cyangwa tubiri bakabazajya ugasa n'ubicisha inyota? Oya, hariho komedi 22 zose zakozwe nawe. Ukorana n'abandi? Hari abandi bana dukorana b'abakinnyi nyine nagiye ndafata tukajya dukorana. 22 wazishyizeho kuva ryari? Maze amezi 9 nkora. Ukora? Ntabwo bigungana n'amasomo? Wapi. Ntabwo bijya bingora kuko kwiga ntabwo bingora cyane kwiga. Ubigenza ute kugira ngo ari ugukina komedi, kujya mu by'amafilime n'iryo ry'ubuhanzi bitagongana n'amasomo ngo amasomo be yahangirikira utakwiga neza? Ibyo ngibyo rero ibyo mbikora muri weekend nibwo njya muri ibyo bintu by'amakomedi, naho mu minsi isanzwe kuva kwa mbere kugera kwa gatanu mba ndi kwiga nkashyiraho umuhate uhagije rwose. Nta kwiga ntabwo bijya bingora cyane kuko mu ishuri ndakurikira pe bihagije. Kuko ubu ni nanjye mu ishuri, ni nanjye wabaye uwa mbere umwaka wose. Ntabwo rero kwiga si bijya bingora cyane. Kukiri muto mu buhanzi bwawe, injyana ukora utanga ubutumwa buri mu cyerekezo? Ibintu nkora rero ntabwo harimo, mbega ni entertainment, ni ibyo kwishimisha. Mbega kumva urushye ukavuga uti niba ari nka komedi ukajya kureba ugaseka, cyangwa se indirimbo nubwo zitarajya hanze ziba akenshi ziba iyo ari afrobeat ziba zivuga ku bintu by'urukundo cyane cyane. Urakoze Mahadi kubyo tubwiye. Reka nkomeze na mushiki wawe Asiya. Mahadi ambwira ko ari umuhanzi, naravuze ntese naramubajije yabwiye kuri telefone, ndamubaza nti ko mperuka pa ari we muhanzi waramukurikije, ati ntabwo ari we wenyine ngo n'abandi wese murahanga. Avuga se ko wavuze utyo ntibashyizemo n'uriya RACHID kakana gato? We nyine aracyari muto, ntaramenya iyo bigana. None Asiya, nawe urahanga koko cyangwa Mahadi yarakubeshyeye? Aya ndi umuhanzi, mfite indirimbo zigera mu 9. Wikoreye ku giti cyawe? Amagambo gusa cyangwa amagambo y'umuziki? N'amagambo na afrobeat. Nyine wakoze amagambo gusa cyangwa ukoze amagambo n'injyana? Biri kumwe, amagambo n'injyana byose ari ubyikorera. Nuko nyine kubera twebwe ubuzima turimo buratugoye cyane. Ntabwo twahita tubona uko tuzishyira hanze, ariko Imana nica inzira, ndizera ko nanjye nzaba umuhanzi. Kabi cyane kandi courage, ntucike intege. Ariko se ubona bizaguha icyerekezo cyiza bitazagutesha umurongo wo kubaka ejo hazaza mu buzima wihitiyemo? Kuko kenshi munagiye mu buhanzi bwo bumuyobora kurenza uko buyobora. Oya, njye ntago njye nyoborwa n'ibyo nkora. Njyewe ndakora nk'ubu ngubu kubera nyine twe twagize akababaro kenshi. Njye ubuzima bwanjye nzabamo imbere ngerekereje kuririmba no gukora ibintu nk'ibyo bizampa ibyishimo nyine. Kuko njye nakuze mbabaye, ntago nazakora ibintu nabyo bizatuma mbabara mu gihe kizaza. Dore umukobwa w'inkumi kandi bajya bavuga ko akenshi abakobwa bagiye mu buhanzi bararuka. Wowe uzakora iki kugira ngo utisanga wararutse? Njye icyo nabwira abantu,
kuraruka ntago ari ngombwa ngo ujye mu muziki kubera ko nk'ubu ngubu mbaye nduraruka nakabaye narararutse kera kubera ko hari imbogamizi nyinshi ibyo nagiye mpura nabyo byatuma ndaruka ariko nkabicamo amahoro nta kibazo kubera iki impanuro za mama n'iza papa no kwiragiza Imana rero ntago nzararuka. wavuze ko uhanga hari igihangano wavuze ko ufite indirimbo 9 izi ndirimbo 9 ndaza gusaba ko ufatamo imwe ugakoresha ijwi abana kumva ko ijwi rya koko ari ijwi ryahanga cyangwa ryaririmba cyangwa se niba koko ritarimba baza no kugica bandika muri comment hasi bavuga bati iryo jwi turaryumva duke none tutarigeraho indirimbo uhanga ni mu Kinyarwanda ni mu Giswahili hani Nyamirambo ko cyo kiganje ukora izimeze ziti ni mu Kinyarwanda no mu Cyongereza kubera ko abanyarwanda bamwe bakoresha Ikinyarwanda abandi bagakoresha Icyongereza nyine bakabivanga niyo mpamvu rero ibitero byinshi biba biri mu Kinyarwanda noneho inyikirizo ikaza iri mu Cyongereza. hari hamwe ufite nibura waduha urugero karirimba abantu bakumva iryo jwi ryawe niba koko riberanye n'ubuhanzi bwo kuririmba. hari mfite yitwa It's Time yitwa nicyo gihe ndaririmbaho inyikirizo kuko ibitero biba ari birebire cyane. There is a difference between the rock stars and the rappers we have at this moment. I like that. You know that it's not a big deal. Don't be like that. It's time. Iyo ngiyo niyo yitwa It's Time. Wongera ugasubiremo. There is a difference between the rock stars and the rappers we have in this moment. I like that. You know that it's not a big deal. Don't be like that. It's time. Ntabwo ijwi uba hari ryo gihita gushishura amagambo nibara yawe n'ijwi riba ryawe cyangwa hari aho urashishura kuko ijwi ni byiza melody injyana imeze neza ariko niyo bwite kugira ngo nuhanga bizitwe ko ari byawe cyangwa ufata ijwi ryo hanze ugashyira amagambo yawe. Oya ni yanjye nk'abantu bamenyereye babahanzi nk'abo ba Krisizi ndamwemera cyane we na Marina baba babyumva nyine hari ukuntu uririmba bagahita bavuga ati ariko iriya njyana irasa nk'iya runaka rero injyana ni yanjye niyo nihimbiye ku giti cyanjye ntaho nayirebeye. none uretse guhanga indirimbo nk'iyi uti It's Time nicyo gihe uretse guhanga indirimbo nk'iyi izindi waba uhanga zitari mu rwego rwa entertainment cyangwa se mu bijyanye n'urukundo? ni entertainment ariko hari n'iz'urukundo nyine zisanzwe. Abana baje kwibaza atari we na Mahadi ko mukiri bato mujya kwigisha urukundo cyangwa kuririmba hari mwarumenya cyane muragenekereza? Oya ntago turi abana cyane kutamenya iby'inkundo kuko hari n'abashuti bacu baba babizi bagenda batubwira ati mu rukundo ati bimera gutya ati biba ari bibi gutyo nguko basanga nyine natwe turabimenya gutyo bavuga ngo mu rukundo biba ari bibi. hari biba ari bibi nyine biterwa n'urukundo ariko bigakabya bikaba bibi. Turumva inyuma yacu batangiye gusana no kubaka ziranzwe bari kubaka amajwi ashobora kuba atangiye kuba menshi. twakomeza mu kanya gato ari amajwi abanje kugabanuka. None dukomeje ikiganiro Asia ese ni Asia ni Aisha ni cyane byombi ni Asia
Asiya. None dukomeje ikiganiro ndagira ngo nkubaze mu bihangano wagiye gukora izo ndirimbo wavuze ko ufite indirimbo 9 ese zose ni indirimbo zifatiye kuri entertainment ku kwinezeza no kunezeza abandi kwishimisha no gushimisha abantu muri rusange cyangwa harimo nizo imwe 2 3 cyangwa nyinshi waba warakoze ku buzima bwite bwawe bw'umuryango wawe bwa societe nyarwanda muri rusange cyangwa bw'itsinda ry'abantu? Hari imwe nahimbiye papa ivuga ku buzima bwe. Wamuhimbiye? Ubwo wayihimbye ryari? Mukiri kumwe yaragiye meze biti? Nayihimbye afunze. Bwa mbere bwa kabiri? Ubu afunze ubwo hashize ameze ngaho yihanze kuko yagiye mu kwezi kwa 11 kwa 12 ku mwaka ushize. Nayihimbye hashize amezi 3. Nayihimbye ndi ku ishuri. Ubwo ni mu kwa 4 wayihanze. Umubwiramo ikintu gutatu bw'ijambo ku ijambo? Mba mwihanganisha ntungurwa cyane n'ibikorwa bye. Bigutungura kuko utabishyikiye mperuka barigeze kubishyikira ubu ntukibishyikiye? Njye mba mbishyigikiye biranantungura ukuntu akora. Ubwo ntabwo gutungura no gutangaza? Mbese nyine sinzi uko nabivuga. Nyine birantangaza bikananshimisha cyane. Agira umurava mwinshi. Afite ishyaka ryinshi ry'ibyo akora. None nkubaze uramushimira ukamwihanganisha iyo ndirimbo arayizi yigeze yumvaho? Oya ntayazi na mama ntayazi. Uyu Mahadi muri kumwe se nibura we arayizi? Warayizi. Mahadi wamenye uti? Nyine yaraje avuye ku ishuri kuko yayihimbiye ku ishuri kubera ko twisanzuranaho cyane. Yaraje nyine andirimbiraho ambwira ibyayo kuko n'ubundi ubusanzwe hari igihe njya guhanga nkavuga ngo ngwino umfashe akamfasha cyangwa nanjye nkamufasha. Ugufasha gushyiramo amajwi cyangwa mukajyana mu ijwi rimwe? Oya mbega kumfasha amagambo kuko burya ibintu bifatanyije n'abantu benshi biraryoha. Kambwira ngo wenda aya magambo yakuremo si meza aya ntago yajyamo gutyo. Turafashanya. Yavuye ku ishuri ambwira ibyayo nubwo nayimwe. None Asiya ese iyo ndirimbo urasogongeza udukurikiye uduteze amatwi cyangwa nagaseke kagipfundikiye? Ndasogongezeho gakeya kugira ngo nyine numve nicyo bambwira muri comment. Ibyo ukora bifasha imitima yacu komeza utuvuganire like the stars in this world. The moon is shining in your heart. The $1,000,000,000 of this years is for you. Iyo ni inyikirizo. Ntabwo yaba yenda gusana ya yindi twumvise mu kanyara? Oya? Mu nyikirizo ntabwo bisa? Hanyuma ufashe agace gato mu bijyanye n'igitero agasoza igitero ushyira n'inyikirizo. Utegereje iki kugira ngo iyi ndirimbo ijya habona kandi uteganya kwizamugira hiti? Ubushobozi bukeya bugihari ariko nimbona uburyo nyishyira hanze nzayisohora. Kuyishyira hanze uvuga ni bisaba iki? Kuyikora mu majwi mu mashusho? Kuyikora nk'indirimbo nyine nkajya muri studio bakayikora neza audio na video byose ubundi igasohoka nyine ikumvwa n'abantu bose yose hamwe apana aka gace kamwe. Hanyuma Mahadi uretse kuririmba papa yaracurangaga gitaha ari wowe yarasiyarinde ese Jibu nawe n'umuhanzi cyangwa we nta bijyamo? Ewe ni umuhanzi unaturenzeho. Jibu yatangiye kera we. Ahanga iki we? We ni hip hop we yatangiye kera cyane. Afite nka zingahe? Ntabwo twazimenya. Ariko ntabwo arazishyira habona. Ni ubushobozi nyine bubura ariko nawe abonye ubushobozi yazishyira hanze. None ko we yahangaga akanacuranga muri mwe harucuranga ubwo ndavuga wowe Mahadi Asiya na Jibu? Gucuranga
nta n'umwe ubizi, ariko hari ako tuzi gatoya kuri gitari, nako yigeze kutwereka kera, ariko kubera ko nyine ubuzima yabaga ari gushakisha agifungurwa, kuko gitari nyine yazikoreye muri gereza bwa mbere, yabaga ari gushakisha, ntabwo yabonaga umwanya wo kutwigisha. Si wowe ucuranga? Nanjye nzimo dukeya yatweretse icyo gihe kuri gitari. Nitwo nyibuka gusa. Ubu hari imfunguzo byo bita clé. Ushobora gufata urufunguzo ubasha gucuranga ni ucuranya muri urufunguzo. Ntabwo nge nzizi, hari izo bavuga ngo do re mi fa. Bizaza izagenda bizi. Hanyuma gitari ye mbese yo iba hehe? Murayifite hano mu nzu? Gitari ye niwe uza ahantu iri, kubera kuyirinda duru nyine ngo atazayangiza. Sinzi ahantu we yayishyize, we na mama nibo babizi. Mbere yuko afatwa cyangwa nyuma? Sinzi kuko nge byinshi byabaye ndi Musanze, ntago mbizi neza. Mbikoje nuko ajya kugenda ikintu yajyanye ni ikote, kambiri, udukoresho kw'isuku, nta gitari yajyanyemo. Niyo yajyana ntabwo ari kwemera ko ajya ayitwaza, ntabwo yayinjiza. Ese ubundi igihe bazakubasaka batwaye, ubwo mbikoje kubera ko nanikanze ko nawe yaba yaratwaye icyo gihe. Ikibanze batwaye, ibyibanze batwaye ni ibihe? Simbizi igihe byabaye ndi Musanze, ntabwo nari mpari basaka batwaye ibintu byose bari iruhande, cyangwa hari ibyo bagiye bibandaho? Hari ibyo bibanzeho cyane nk'impapuro. Nta rupapuro na rumwe basize, hari n'ibyo batwaye by'amakayi yanjye nigiyemo kera, akitwa kose ngo ni urupapuro barakajyanye, gusa nyine ntabwo ndi bubitindeho cyane. Si ngombwa kubitindaho cyane kuko ntabwo turi bugire icyo tubikora cyangwa tubihinduraho. Ni ukubwo narebaga ntese ibikoresho bya muzika nabyo byarototewe birafatwa biratwarwa, ariko byo ntibyagiye nubwo byabitswe ukundi. Tukoranye aganiro katari karekare kuko nabwe ntabwo ninjira mu bijyanye n'imibereho ya politike. Ese mwari mwamusura kuva mwaza muri vacances? Oya, tuzamusura ku wa gatandatu wa mbere w'ukwezi, nibwo wemerewe kujyana famiye yose. Mwariyandikisha cyangwa byo ntabwo bisa kwiyandikisha? Turacyari guhamagara, ntabwo baradufata, ariko niba bazadufata ndabizi, ubundi tuzajye kumusura. Ndabashimiye cyane, murakoze. Ubwo ibyo muririmbye uko abantu byakiriye n'ubutumwa batangaho muraza kubisanga muri comment hasi. Hasoza rero mbwira mwese badukurikiye muteze amatwi, murumva ko aba bana bafite impano n'inganzo, ubwo nahanyu kugira ngo ubishoboye, uwumva bikwiye, uwumva umutima ubimusaba abe yabunganira, yabatenga mu bitugu kugira ngo inzozi zabo zimpamo. Naho dusoje ikiganiro cyacu cya none ni PAX TV IREME News. Ngayo nguko turabashimiye mwese ababanye natwe muri iki kiganiro. Ibirenzeho kubyo twavuze byose mwabivugana na Asia kuri WhatsApp ye ikurikira. Musigara amahoro.